se mwebwe ubwo se ko ndeba mu nkanuriye munseka muranseka none se Ndimba ndimuzi kuza kugera ku biryo byo hasi byagaze ariko se ubwo murandeba hwiki ko ndeba mu gashinyika nimushinyike mwarogeje ntabwo natwereye ayanjye se ntabwo natwereye ari imbumbe niko mwese muranseka mwumijwe n'iki ntabwo yanjye natwereye mwebwe mukodesha imyenda mwashananishije imyenda mwarayiguze ahubwo se papa sava ejo nta kiko ufite Ndimba ko ndeba nta biryo nabonye ibyo se ntabwo ari ibiryo ariko se wowe Sayimana wayukana hanyuma se urambwira ngo harimo ibiryo inyama ziri hehe ubu se aya magufa niyo mbwira ndi burye aya magufa ariko se we wacecetse kuko umuntu azajya aburana uburenganzira bw'umuryango we nurangiza nawe witere mu mata nk'isazi ibi ngibi uzi ko ari inyungu zacu aba bose barimo bararya imitsi yacu naho wowe nawe niwe uvuga mbere wacishije make abantu bakarya mu mutuzo n'umutekano ariko se ndacisha make ku buryo ubu ngubu aya magufa ariyo mwangeneye ngende nyakabwana se basi ngaho babwire bandemere buri wese agenda ampa wenda nanjye ariko mbona inyama ntabwo nagutwereye amafaranga yuzuye y'imbumbe munane mu muremere ko Ndimba atasetsa urakomeje Machira ndebe naramu shyiraho nyine urakomeje Ndimba ngo n'umutungo wawe muri so wagatamiye kwa akira tukuremere wese urazana ayo magufa si nk'aya ngaya bampaye ngo ni umutungo w'urugo mama sava nawe kanya usigara mu rugo iwawe ariko se urama ku gashinzwe kwa nini niko papa sava ntabwo hano ari mu rugo iwanyu hariya wenda nimwazitindikiye mu ko papa sava muzika ikinyabupfura cya Ndimba kingana nk'isuku y'isuku oya wewe nkuko nigenda igatora wewe kiruguma ahubwo we bakwiriye kukongera kuko ayacu twatwereye ni menshi nambere nkoko naye murushikira bupfusi hari abagabo muri afite icyo bapfana na naho uyu mugabo ni ntabwo cyokora mureke mbabwire ibi ni ugukabya uyu mugabo n'umuduri yikoreye ubu ariko Ndimba ubwo uzashima ryari cyangwa uzanyurwa ryari wamusundwe nawe musundwe biki ntiwumva ubu Nsabimana uri ahangaha yaratwerereye Nsabimana ubu yaratwerereye atangiye kuvuga none se aramutse ataratwerereye ntabwo yarira ku bayafite hanyuma se abayafite ubu ni ubwisungane mu kurya ku buryo wazana imburuburu ahangaha imburuburu zikaza kurya ku yandi Ndimba uranshaka iki hano Ndimba hano ndetse ibiryo rekura papa sava sibyo nakubwiraga ubu reba kambe nteretse ahangaha izi si inyama izi si inyama sibyo nakubwiraga ni ingegera ziri ahangaha ubu hano hose ntabwo urabona zose atari wagize hanyuma se ko ari ibyo mvuga mukavuga ngo Ndimba ati ngo ndi umunyamafuti ngo ni njyewe uhorana amafuti ubu izi nyama zose yagiye atsimba mu muceri yatwereye angahe ako se urabishinzwe natwereye angahe urabishinzwe wowe reka rero nkubwire papa sava sohora imisega ahangaha Ndimba si ibiryo washaka papa sava sohora imisega bajyahe n'uburundi hanyuma yarangiza ikagira ijambo umusega n'uvuga umusega se n'ingahe ziba nawe aho ngaho wowe watwereye amafaranga angana n'ayanjye natwereye 20,000 byose papa sava urabizi ko ibyo twemeranyijwe mu nama narakubwiye ngo twemeranyijwe ko ari umuntu atwereye hazaba harimo nayo gukonsoma mwerera 20,000 nzi ko ndi bukonsome amafaranga 12,000 kuko nari kuzana na famille urumva hanyuma se ubu ibi biryo uretse hari haruguru kwa Mwamini iyi sahane y'ibiryo igura ngana ntabwo ari amafaranga 1,000 hanyuma waba wenda wiyaruriye wagejeje hano hejuru hari ubwo yarenga 5,000 hanyuma kubyerekeranye n'ibyo kunywa wenda aya ni muceceke kubyerekeranye mureke mbabarire utu turyo Margarita yariye we ko nta na 600 nako 600 ni menshi nta miya yinarimo urumva
nta miya y'iniriwe ariko abasange urumva hanyuma inzoga nigeze mbona inzoga hano uretse udusikoro 6 twonyine namwe ahangaha ubu ngubu nitwo ugiye kuvugiraho ese urasanga baguye amazi ari buraseri ko tutari zibona mu gitondo n'ubundi nubaza ko bari buze kugwa mu binduru uri guteza n'iyi noneho nibayabare urumva arangahe udusikoro igura angahe si 500 dutandatu nangahe si 3,000 ibi biryo nubwo wenda nkubwiye ko niyaruriye nkageza wenda nkashyiraho byinshi birenze 5. inyama ntago izi mu ndemese munazibara ko n'ubundi mwari mwazifasha ari izo muri bwirire papa Sava naje kuvunja izi mu ndemeye murazibara ko ari izo mwari mwafasha ari izo muri bwirire ari nko nyine ari uko mbivuze ngo mu ndeme rya tubona amahoro ngaho rya Papa Sava abantu batagize icyo batanga banzu basohore hano ariko se uje no kunsimbura mu rugo rwanjye bakuremeye inyama wazibonye irya hanyuma bataratwereye bize kujyanwa nanjye nukuvuze ariko se wa mugabo wakubashaka wawe nawe wowe urandusha kuzare kwa Papa Sava wowe iyi quartier uje meje bundi uzi umubano ufitanye na Papa Sava wowe ku buryo nawe wagira ijambo hano Papa Sava uranyambura ijambo ntabwo nakwambuye ijambo ariko nanjye ntabwo kwe hanyuma uranyima ijambo gute ku ntwererano yanjye ku mafaranga yanjye naguhaye nayaguhari imbumbe ataburana inote y'ijana ku buryo izi ngegera zose za Nsayimana zavuga ku ninde ndimba ngegera ninde ndetse bikumeneka ndetse bikumeneka